Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. Turongeye turabasuhuje cyane inshuti zacu, mwebwe mukomeza gukurikira ibiganiro byacu buri munsi, turabashimiye cyane. Uyu munsi rero tukaba dukomeje nanone muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina ndetse no kugaruka kuri bimwe mu bikunze kuranga bamwe mu bafite ayo mazina. Uyu munsi twaguteguriye amazina n'ubundi ageze kuri 3, ariko kaduhere ku izina Pascaline. Izina Pascaline ni izina rikunze guhabwa abana b'abakobwa, bityo rikaba risobanura umukunzi. Mu bikunze kuranga ba Pascaline, baba bashobora kwirwanaho muri buri situation yose barimo, biragorana kumenya ibyo bapanga, ibyo batekereza ndetse n'ibibari ku mutima. Ni abantu bakunze kugira amabanga cyane ku buryo bigora abo babana kubasobanukirwa, nubwo bagwa neza ndetse bakanicisha bugufi, bakanitanga cyane hanini. Ikindi ba Pascaline nuko bakunda kwigaragaza cyane mu nyandiko kuruta mu mvugo, bitewe nuko bakunda gusoma cyane. Mu yandi magambo, abari abasomyi baha agaciro umuntu wari we wese, ndetse banita ku bikorwa bari gukora, cyane yuko baba bashaka cyane kwiteza imbere, kuko ari byo bibashishikaje cyane. Banga umuntu ubajyana mu byo badashaka. Dukomeje cyane rero, tugaruke ku izina rya kabiri. Twaguteguriye izina rya Bebrine. Bebrine iri ni izina risobanura intore. Iri zina rikunze guhabwa abana b'abahungu. Iri zina rero nkuko risobanura mu busobanuro bwaryo, ba nyiraryo bakunze kurangwa n'ibikorwa by'ubunyangamugayo mu byo bakora. Bubaha buri wese, ariko bakunze kugira uburakari kabone n'ubwo babukontorora. Banga uwarenganya undi bamureba, bakunze kwiga cyane ku byatuma bakomeza kwagura ubumenyi bwabo, nubwo bikunze kubagora. Bihanganira buri kimwe kandi ntibirengagiza abo babanye. Iryo ni izina Bebrine. Dukomeje rero, irindi zina twaguteguriye uyu munsi hano kuri Emile Show Official ni izina Izarene. Izarene ni izina rikunze guhabwa abantu b'igitsina gore. Iri zina noneho uburyo tugiye kubisobanura, turarisobanura mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo bwa gisizi. Iri zina rifite izi nyuguti nuvuga ngo ni I, S, A, L, E, N na I. Iyi I twayisobanuye muri uburyo yuko ivuga ubwenge, S ikavuga intsinzi, A ikavuga bashoboye, L ikavuga kumurika, I ni ushimishije, N ni cyiza cy'umumaro, na I bikaba impuhwe. Mu magambo yose tubikubiye hamwe, iri zina rifite igisobanuro cy'uko ari icyiza cy'impuhwe kigerwaho mu ntsinzi. Mu magambo make, nicyo gisobanuro cy'izina Izarene. Iri zina rero bimwe mu bikunze kuranga ba Izarene, bakunze kuba ari abahanga ndetse bakagera ku ntsinzi. Icyo byabasaba cyose barakiguma kugira ngo bayigereho. Ntibatinya kwerekana ibyo bashoboye. Ni abantu bakunze kuba bashimishije bitewe n'ibyo baba bakora. Baharanira buri gihe icyiza kandi cy'umumaro, biharirwa cyane n'impuhwe mu byo babamo byose. Hanyuma rero, iri zina Izarene rikaba rifite umwihariko udasanzwe. Icyambere nuko iri zina ryahawe umuntu bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe hari ku cyumweru tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 1878. Umwihariko udasanzwe rero w'iri zina Izarene nuko kuva mu 1880 kugeza mu 2020, abarenga 5 buri mwaka bavukaga ndetse bagahabwa iri zina rya Izarene. Ayo rero namwe mu mazina twagiye dusabwa n'abakunzi bacu twari tugarutseho, tukibutsa nawe yuko ubaye hari
igitekerezo cyangwa icyifuzo ufite cyangwa se wifuza yuko ari izina twagusobanurira, simbukira muri comment urikubiteho kugira ngo nawe tuzagukurikiza tugusobanurira iryo zina. Komeza kubana natwe, ni kuri Emile Show Official. Ciao ciao. Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. Turongeye turabasuhuje cyane inshuti zacu mwebwe